ndabona arata nta kwicara mu basenateri nanjye nkatanga ikibazo kandi kikumvikana. Haleluya. Nize kudodesha ubu ninjye mbyidodera. Ayibonye? Si nta mana ibiri. Haleluya. Reka iki kintu nkivane. Haleluya. Aka kamodeli si sawa se. Nashaka nkakirekura kikamera gutya. Haleluya. Ibi ni impamvu mbikora ni iki? Ni ukwivura ihungabana no kwihenda no kwistressura. Iyi ni yindi modeli. Haleluya. Ibi bintu byica abazimu. Twambaraga bya bizibaho by'ibipira no kwistressura. Nubundi akaje gahimwa n'icyakazanye. Ko mbona bwira bugacya se amaherezo nayahe. Nutihenda n'akazi kawe. Ngewe nafatiyeho hari ibyo nasize inyuma. Ubu narashemye nanjye ndi mu murongo w'abakire kandi ntabwo waba umukire ukijagaraye. Haleluya. Ntabwo waba umukire ukijagaraye. Hari utuntu banza gukemura mbere ingendo ukayiga. Haleluya. Bereka ingendo y'abasirimu se. Mbere twagendaga ihungabana ari ryinshi. Iteka wikanga kuba wakoze mu mufuko uyu munsi yakuvumbuye. Inzira waciye mujya guhiga ujya gutarasa ntabari ucamo utaha ujyanye umuhigo. Iyi ni Bohorwa Official TV. Imana twishwe n'inzara. Watubereye Imana umwera ari mwinshi. Tubereye Imana twoga tukisiga tugacya. Haleluya. Watubereye Imana bavuga yuko tutazakura, uraturera turakura. Watubereye Imana twubaka ingo bavuga ko zitazarama. Uyu munsi turabyaye, tubyabahungu n'abakobwa. Ese niki tutagushimira? Tugushimiye yuko wongeye kuduhereza Yesu akavuka nk'umwana w'uruhinja, akavukira hasuzuguritse kugira ngo abacishijwe bugufi n'igihe Uwiteka bagira ihumure ry'uko Imana yigize umuntu. Haleluya. Turagushimira ko wongeye ukazukana ubugingo bwacu. Uyu munsi tukaba dufite ibyiringiro bya tuzataha tuvuye muri ubu buzima. Habwa icyubahiro, tugukomeye mu mashyi. Ukobwa wawe ngiye kuvugira imbere y'ubu bwoko nka kuyoborwa n'umwuka wera. Byo Uwiteka Imana Nyiringabo ntakwiriye kuvuga ubyima inzira, kandi by'ubwoko bwe bukwiriye kumva bigahumuriza imitima yabo ndetse bagakomera. Aba ari byo ushyira ku isonga ry'ururimi. Urakoze ni mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Ntabinginga mu izina rya Yesu. Abari inyuma mukigira imbere. Mwakwihangana abari inyuma mukigira imbere kugira ngo mbashe kubareba neza amaso atajya kuri. Imana ibamugisha kumva. Amazina yanjye nitwa Mukantwari Vestine. Ndi umukristo mu itorero rya ADEPR Muhima. Nkaba ndi umugore wa Hakizimana Jean Marie Vianney. Ntuye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Gisozi mu mudugudu wa Byimana mu isibo nyoboye nka mutwara sibo yitwa Mahoro. Haleluya. Nkaba ndi na doyenne w'abatwara sibo muri iyo zone ya Byimana. Imana ngiriye icyizere. Nkaba nshimira Imana ko uyu munsi nongeye kuyigiriraho umugisha. Nkaba nongeye guhagarara hera hayo ngiye kuganira n'ubwoko bw'Imana. Imana yangiriye neza, impa igikundiro, impa ubwenge, impa kuba umuyobozi. Mubishe ko ndi mutwara sibo nta kibazo cyagera kwa perezida kitabanje kunshaho. Haleluya. Icya kabiri, Imana yampaye kuba auditeur w'ikigo cy'amashuri mu murenge wa Gisozi. Urumva ntakaze. Haleluya. Ikirenza aho ngaho ndi chief executive
w'uruganda Imbonirera Training Center. Haleluya. Ako kantu mwagakomeye amashyi kuba chief executive. Amen. Ibyo nimbivuga uraza kumva aho byaturutse, ntago ari ibintu bipfa kuvugika gutyo gusa. Kandi urwo ruganda mbereye umuyobozi, umugabo wanjye na assistant manager. Haleluya. Nta muntu uzamwirukana, yarizabura akazi aha depoje hose bakabona ni umwana, kandi ni umusaza w'imyaka 45. Mukantwari Vestine uhagaze imbere ngize imyaka 40 byaye 5, ariko nkafite umugisha ko afite abana 4. Haleluya. Muri make ndashimira Imana ko ndi umugore ubereye u Rwanda. Urwo ruganda nyoboye n'urwanjye njyewe. Haleluya. N'urwanjye nta muntu uzanyirukana, ninjye ufata imyanzuro ya nyuma nka CEO. Haleluya. Ibi bintu nibikubwira ubyumva bikurura ubishyikire, ntago ari ibintu bipfa kuvugika gutya. No. Ntago ari ibintu umuntu apfa kuvuga gutya kumva urabivuze nyine tuya. Ni ibintu banza kugira dreams, ukagira focus. Haleluya. Bikazaba successful wabigizemo uruhare. Haleluya. Ariko uri kumva bitari bye prononcer. Imana irigisha. Amashuri nije sagize ngo nangahe niza yo nshoboye. Haleluya. Imana iyo yaje ireba no mu baciye bugufi, ireba muri babandi batakagiriwe icyizere. Haleluya. Ikanyuranya amaboko. Imana ijya inyuranya amaboko. Kubaho ni Yesu. Naje kubabwira imbaraga z'Imana zizura, imbaraga z'Imana zibohora. Nubwo waba wumva naburi bwumve. Haleluya. Nubwo waba wumva naburi bwumve, byanga byakunda uratahuza ko Imana izura. Mukantwari Vestine bahagaze imbere, mvuka mu karere k'Amajyepfo, mu ntara y'Amajyepfo, akarere ka Muhanga, mu Ruvumera hariya munsi y'ibarizo ryo kwa Karori. Mvuka kwa Nahimana Viatori na Mukabisangwa Anita. Uwo Nahimana Viatori nakuze nzi kari data ngize mu myaka 15 nsanga ndi ikinyendaro. Wambwiye ngo pole sana. Ariko ndashimira Imana ishobora byose. Rimwe nigeze naganira n'umuhungu wanjye w'imfura, akandi ndashima Imana dise we. Ejo bundi nabatirishije umwana wanjye w'imfura. Imfura yanjye yarabatijwe mu mazi menshi, ubwo nagendaga mbwiriza abandi, mpamagara za Marine twasangiraga urumogi. Ariko ikibazo ahantu ngeze narabaye mu biraro. Naranyweye itabi, naranyweye ganja, icyo bita umuti. Twarakoze ijisho tukagenda n'imbarasuka, wambara ibizibaho, ahantu hose uciye uri muri renga itabi ryakumennye ugendaga. Imeze bite wako none. Haleluya. Ariko Sarata mwana ntari mwiza, bagisha kuri. Ndabona Rata nta kwicara mu basenateri, nanjye nkatanga ikibazo kandi kikumvikana. Haleluya. Nize kudodesha, ubu ninjye mbyidodera. Wabibonye? Si nta Mana ibiri. Haleluya. Reka iki kintu nyivane. Haleluya. Aka kamodeli si sawa se. Nashaka nkakirekura kikamera gutya. Haleluya. Ibi ni mpamvu mbikora ni iki? Ni ukwivura ihungabana, no kwihenda no kwistressura. Iyi ni yindi model. Haleluya. Ibi bintu byica abazimu. Twambaraga bya bizibaho by'ibipira, no kwistressura. Nubundi akaje gahimwa n'icyakazanye. Ko mbona abwira bugacya se amaherezo nayahe.
nutihendahenda n'akazi kawe. Njyewe nafatiyeho, hari ibyo nasize inyuma, ubu narashenye nanjye ndi mu murongo w'abakire, kandi ntabwo waba umukire ukijagaraye. Haleluya! Ntabwo waba umukire ukijagaraye, hari utuntu banza gukemura mbere ingendo ukayiga. Haleluya! Bereka ingendo y'abasirimu se. Mbere twagendaga ihungabana ari ryinshi, iteka wikanga kuba wakoze mu mufuko uyu munsi yakuvumbuye. Inzira waciyemo ujya guhiga, ujya gutarasa, ntabari ucamo utaha ujyanye umuhigo. Ariko uyu munsi wangu, haleluya, baraza kwihangana. Nanjye bantumiye mu nama, reka nze mbereke ingendo ngende, reka nturuke hariya hirya. Imana yacu ivura ibikomere cyangwa ntabwo ibivura? Abemera ko Imana ivura ibikomere muhereza icyubahiro. Haleluya! Imana irahumuriza cyangwa ntihumuriza? Ababyemera muyivugirize impundu. Imana yacu ni nziza. Aka kanya Mukantwari bamuhamagaye nko mu nama yiteguye, kandi hari speech ndi butangemo. Kwinjira uturutse nk'hariya, gerageza kwambara agakweto kavuga, pana kwambara ibintu bya bodaboda. Reka gakandagira ku buryo babyumva neza iyo demarishe ko nta kavuyo kayirimo. Suko nguko babigenza, suko abasirimu bagenda dore gutya, suko basuhuza uri kuri tapiruro. Mbyitoza cyane kuko sometime ndabizi ko ayo mahirwe nzayabona. Haleluya! Jya wiga kumodaringa, ushaka inkweto wiga kuzigenderamo, naho waba ufite imfundi kujya ugerageza uzihishe, ariko njye ntazo ngira. Dore nuko nguko dise we wapfuye ari hose. Iyo mama baretse gato nkamwereka ibirori, ariko ndashimira Imana ko itanga guseka bivuye ku mutima. Hari igihe umuntu cyabaye haseka rugushinyiriza, ugaseka rukurenzaho, ariko ndashimira Imana ko uyu munsi Mukantwari ndimo ndaseka mfite icyo nsekeraho. Haleluya! Hari igihe umuntu abamo, yaba ari no mu rusengero rwiwe, uri n'umuririmbyi, ariko kubera ko wakubiswe icyo gihe uba ufite icyiciro ubarizwamo. Niyo ugiye kubasuhuza bitaba telefone ntawe ubahamagaye, izo ni imbaraga z'igihe. Niyo waje wataka ubasuhuza, ubona rwose uzi kugenda ugiye guhobera umuntu wasaze wasetse, wagera imbere ugasanga nta nubwo abitekereza, nta nubwo yanakubonye, umugera imbere wamaze guhora. Ndashima Imana ko uyu munsi nanjye basigaye bampobera disi nkabona baranasetse. Niba biba barimo si binandeba, ariko ndashimira Imana ko uyu munsi nanjye basuhuza bagategeza ko hari. Mukantwari Vestine, mvuka ku babyeyi badakijijwe. Amateka yaranze igihugu cyacu mwese murayazi. 1994 habayeho jenoside yakorewe Abatutsi. Aho ngaho ni Mukantwari nahuriye n'akaga gakomeye, ubwo mama wanjye yari yarashatse mu bwoko budahigwa. Famiye ye yose yarahungiye mu rugo aho yashatse. Uwo nita papa wanjye akadujyana mu buhungiro kwa bene wabo, bakabutwima, bakamubwira ngo izo nzoka yaciririye nagende zimuryumara bwazo bumusabe. Nta buhungiro twari dufite, twasubiye mu rugo iwacu mu mujyi mu Ruvumera. Mu masaa 5 uwo muryango wa mama wari uvuye i Nyanza ya Butare ku Mugonzi, hari harokotse abantu 5 bahungira kwa mukuru we bazi ko kibuze barasanga hari ubuzima. Bahageze basanga mama nawe ari mu mazi abira, kuko yari amaze guteragiranwa n'uwakamurengeye.
babishe batararuhuka. Uwo muryango waho mama yashatse babigizemo uruhare kugira ngo umuryango wanjye upfe, kuko iyo babaho ubuhungiro baba bagiriho. Ngarutse inyuma ho gatoya, impamvu ntangiye mbabwira ibi ni ukugira ngo mbabwire aho Imana yamvanye. Ese ni iyihe mpamvu yatumye mba mayibobo? Ni iyihe mpamvu yatumye nk'urumogi? Ni iyihe mpamvu yatumye ndara mu kiraro? Ntago nari nzi ko mu kiliziya habaho cyangwa mu rusengero nk'aha, kuko nakuze ntabona iwacu basenga. Amateka yanjye yambwiye yuko mama wanjye yashakanye na papa bakundaniye muri gereza. Mama wanjye bamurambagirije muri gereza, yari Pushayi. Pushayi ni umuntu ucuruza urumogi, abura umushoramari warwo, aba ari we Kibamba. Ni umuntu ucuruza akanyanga, abo bita abarembetsi. Mama wanjye bamufunze rero, yahuriye muri gereza n'umusore. Umusore arebye mama aramukunda, yari umukobwa mwiza w'agakara keza nka Mukantwari ubari imbere. Impamvu mbibabwiye nuko bambwiye yuko nsa na mama, ninjya mukumbura njye mfata ikirore nirebe. Gusa byaranshimishije, basi ntago nzajya ngira irungu, nzajya mubona hafi yanjye, ninireba nzajya mba mubonye. Umuhungu amaze gukunda mama, baraganiriye. Imbere ye 9 ntekereza ko wenda guhura kwabo byari byoroshye. Amubaza icyatumye afungwa. Mama mubwira yuko nyine ari Pushayi. Umuhungu nawe niko kazi yakoraga. Ntago umuhungu yigeze akunda mama, kuko yumvaga ko ari umukobwa abonye cyangwa se ari umugore mwiza abonye. Yarakunze umushoramari mushya, mbese yarabonye umufatanyabikorwa. Mama wanjye rero we acyumva umuhungu amupropose, njya nibuka ukuntu nanjye fiança yanjye yagenze, yatavuga ko mama byibuze yigeze agira isoni na nkeya. Basi ko akunda umuhungu abwira umukobwa ati ndagukunda, yenda akabanza akireba mu nzara. Urabeshya. Njya ntekereza na mama yaragize isoni. Mujye museka aho guseka nta kundi. Kuko ibi bintu ndi kwabwira njye nabitekereje igihe kinini, nkajya nigunga nkatekereza mama, nkavuga ni kuki mama atagize iyerekwa, basi ngakomeze yibera umukobwa atansigiye umuntu umeze gutya. Sinzi niba wenda yaragize isoni nk'iz'abakobwa bateretswe ubu, sinzi niba yaravuze ngo ntegereza nzaguha igisubizo, ariko ntekereza yuko ibyo byose bitigeze bibaho kuko ukoreshwa n'ibiyobyabwenge ntatekereza. Mama wanjye yakiriye urukundo rw'uwo musore kuko yumvaga ko icyambere abonye ubuhungiro. Urumva niba bari baramufunze bamuvanye i Butare, i Nyanza ya Butare, agafungirwa i Muhanga, akahura n'umusore Muhanga. Bagiye imigambi ngo gutanga ruswa icyo gihe byabaga byoroshye. Yakoranye n'abahanzi kuko urumva umusore bari bamufunze nawe yari Kibamba, bamwitaga Ndugu, mwana Ndugu. Arangije aramubwira ati wanyemerera ukambera umugore? Mama wanjye we ngagira ngo nyine yamukunze. Umuhungu aramubwira ati nubyemera ndagerageza ngo ufunguze, nawe nugera hanze uzashaka ukuntu mfunguza ntahe tubane. Umuhungu uko yabikoze ntekereza ko atari ubwa mbere yari afunzwe, kandi na ruswa yaribwaga kuva na kera. Yego, mama wanjye araza gufungurwa, umuhungu ngamwandikira iretire, aramubwira ngo ayishyire umuhungu bita Rukara. Ubwo Rukara uwo ni izina nanone ry'agasima. Ba Rukara baba ari benshi, ariko iyo uvuze uwamugutumyeho uhita ubimenya kuko nanjye irigara naribayeho, nzi game zaho. Sibyo? Bajya baca umugani ngo ikitibyaye nticyororoka, ariko ndashimira Yesu ko amaraso ye yaganje kuruta ya mama na papa. Mwamere Imana icyubahiro. Ibi ndimo kuvuga
mbivuga nshaka ko abana bari mu muryango bakomera ku miryango yabo, nubwo yaba icyanye itishoboye, muhabwe ibyo bafite kandi munyurwe nabyo. Isaha y'Imana nigera muzabona ibirenzeho. Nta kiza nk'umuryango, nta n'ikiryoha nka mama, nta kiryoha nka papa, nubwo ayo mahirwe nge ntayagize. Akimara kumwandikira ngo urwo rupapuro arushyire uwitwa Rukara muhereza imfunguzo zifungura aho mama agomba kujya gushaka. Mama yashatse umugabo uzamushaka asigaye inyuma, yarugezemo mbere umugabo azarumusangamo. Ntago byari byoroshye, ni struggle y'ubuzima. Mama yari ikoboyi kazi yakabigasekwa nk'akeza mwisekere. Nuko nyine amakurama nge nashize agahinda mbere, navugaga nkarira nkahogora, ariko ubu amaso yarumye. Kugira ngo basibashe gufasha abakobwa b'urubyiruko muri iyi minsi n'abasore b'urubyiruko, nimukajye mwihutira ijambo rivuga ngo I love you, je t'aime, ngukunda nk'uko ifi ikunda amazi. Sawa nyine, udashishoza uzashaka nka mama. Nuko mama wanjye rero amaze gusohoka ajyana ya lettre yishyiriweho bita Rukara ahantu bita mu Kivoka. Ubwo naho yarahafite imitungo. Akivuga ngo ndugu arambwiye ngo munyereke Rukara. Rukara yise yigaragaza, amuhereza lettre. Abantu bo kugasima nta bintu byinshi barizerana, ntago ari nk'abarokore b'iyi minsi. Murokora gusekera arimo kugucinya icyara cyangwa arimo kugukweneramo hariya. Imbobo nasanze aribo bantu ba mbere banakundana. Imana nishyiramo n'imiyaga marine zizajya ku muryango w'ijuru mbere, kuko ahantu hose barakingura. Niba ari bure bayisange ari nka 15, no gukurura umwotsi rimwe no kuvuga ngo rimwe gusa, uwo mwuka ukawubika mu nda, nta kotsi kasohokera mu zuru kuko nizo renge. Icyo kinyarara wibeshye kikagucika kugira ngo ubone undi mwotsi, waba ari danje. Niba ari kore buri wese akozaho umunwa agahereza igihaha. Ndashimira Yesu wandinze ntarapfa kanzana mu nzu yayo, ako mwayihereje icyubahiro. Muraza kwihangana nyine nuko mvuga, ntutegeze ko ndaza guhindura ijwi. Nuko nguko imihanda yanze kunshiramo, ariko ibi bituma basi mbasha guhura na bavandimwe wanjye. Iyo nyangata tuvaho tiwarap isiporewa, wamenya tuvuze ngo iki se? Nkubwiye ngo warap, undakansiza ngo isiporewa, wamenya tusuhuzanije ngo iki? Ubwo nuko adahari n'amacesi n'amapana na zispriting na kakundi na gutya byose. Ntabivuze se wabimenya? Ntabivuze wabimenya se? Imana irahisha, yatwongera iminsi yo kubaho. Kubaho ni Yesu. Haleluya. Mama wanjye amaze kugera muri uyu muryango, nawe nk'uko imihanda yarayimenyereye, yakinnye trike zose, umuhungu arafungurwa. Ariko muri uyu muryango wo kwa mama bakaba bari babantu bagira ibigirwamana, basengaga ibigirwamana kandi akaba n'abarozi. Ibisinjya ntinya kubivuga kuko birazwi kuva mu rwego rw'isibo kugeza mu karere. Barazwi, ushobora kugera bavuga ati ndi umwuzukuru wo kwa runaka, bakaguhereza inzira, yabyuka atapfuye akahita avuga ati Imana iracyandagiye. Aho niho nge mvuka mu Kantwari. Ndashimira Imana ko ijya yemera ko tubana n'ibihanda. Haleluya. Ariko ntidupfireyo. Nge nkunda kubwira abantu nkababwira ngo kuba uvuka mu muryango mubi cyangwa ufite amateka mabi ntabwo biguhereza uburenganzira bwo kumera nk'ayo mateka, kuko ufite uburenganzira bwo guhitamo ugomba kuba we. Haleluya. Nanjye rero mu Kantwari ko navutse mu ndamuka bisangwa na papa babiri n'umwe ntazi, nge mvuka ku bagabo babiri bose badahari. Uretse ndaje nguha amakuru, ntabwo ibyo binyemerera yuko nanjye ngomba kwitwara nabi. Niswe ikinyendara, ariko uyu munsi ngiye banyita mama.
mfite abana bafite papa uzwi wangu, ngenda umugore w'isezerano kandi udafite gahunda ya divorce. Reka nafatiyeho nge nta bintu byo gute ngo byo kugabana, twavanze ivangamutungo, nge nta kintu mfite, nge nta kintu nari ndiho usibye imyenda nari mfite. mabuja nayo yari yarankuburiye, nta wanjye naguze urimo. Amajyambere natahanye ni Marine zankomarije, zinkorera buradi shawa, zingurira amarido zijya gucakaza, banzanira 35. Aya tumva wakintu sisi tawacigongaho. Umva mani, twabanye mwirigarura bizuri sisi tawacu kandi ubwo buri wese bameze ati. Haleluya. Ano se twaje tujya gucakaza, twasangaga bafungisha amarido adasa wakintu. Twebwe tukuguriye amarido kugira ngo uriya mubabisi atazaducisha nk'ijisho. Uyu munsi ko mwamenye Imana mu Rwanda ku bakene banyu kangahe ryari? Mukora iki? Imbobo zizabatanga ijuru nimutaba amaso. Kuko iyo babikora bitabinarangira nta zindi diri muba mukina, biba birangiriye aho ngaho. Uretse tasubira muri struggle z'akamera nk'uwari uri mu nzozi. Niba ijambo ry'Imana ritubwira ngo Imana yakoresheje igikona kigaburira inyama Eliya. Haleluya. Kandi busanzwe inyama ni ibyo kurya by'igikona. Imana yakuremeye igikona cyawe, mu nzira zawe harimo marayika wawe, ntiwigirire nabi. Uyu mugabo amaze gufungurwa yabanye na mama. Wa muryango nababwiye navutsemo wari ufite kondisiyo ko umuntu wahushatse, umukobwa wahushatse agomba kubanza kujyana umuhungu mu muryango, yego nk'umukwe, bakabanza bakamumurikira Imana zabo, zamwemera bakabahesha umugisha, zamwanga bakamwirukana. Papa wanjye rero uko yagakundanye na Mary, ntago bigeze bibuka yuko mu muryango izo diru zabo zikora. Babyibutse ngo mama afite inda y'amezi 4. Niho umuhungu yibutse ko iwabo hari rinye babanza gukora y'imigenzo kugira ngo umukobwa nyine bari aho ngabo babanje kumumurikira izo Mana zabo, zamwemera nyine bakareba ko uwo mugore azatanga imbuto. Imana izabarinde ibyo bintu. Ariko mudakijijwe neza, Satani ari mu kazi. Mukorera Imana kandi buri wese ashaka ikintu yakorera Imana, kuko amaboko ari mu busa Satani ayahiki akazi. Umuhungu yafashe ngo mama mujyana mu muryango, amugejejeyo uko yareshyaga, uko yasaga. Urumva umuntu wanywaga ibiyobyabwenge, ikindi ari uw'Inyanza, ikindi baramaze kumva yuko batahuje ubwoko. Mama wanjye bamwanza atarinjira no mu marembo. Nyirabukwe yarakiriho, sebukwe yarapfuye, mabukwe ngo arirahira arirenga, aravuga ngo ntabwo uwo mukazana yazare ndapfa abaye umukazana w'uwo muryango. Aranyamuga ngo wagiye gucisha muri ibyo bikenya, wabuza abakobwa bazima. Kwa runaka ntihari umukobwa, nahara ntihari umukobwa. Mama yumvishije umuryango aje gushakamo, asanga ni imibare. Atekereje kuba yasubira iwabo, asanga aratwite. Mukumutuka uko kose, umuhungu akubise amaso mama, aravuga ati ko mama wanjye akwanzura akora iki? Ese uracyankunda? Mama mu bwitonzi bwinshi n'imihanda yagenze, n'ubundi abona nta hantu ari, arangije amubwira ati nunkunda nanjye nzagukunda, nunyanga nzakwanga, aho twahuriye urahazi. Iyo niyo ndahiro bakoze. Bafatanya akaboko basubira mu rugo, ubuzima burendereya, babyara umwana w'imfura y'umuhungu. Bamaze kubyarana umwana w'umuhungu, arakuze, akazi kabo ko gupusha baragakomeza. Gendarmerie zahoraga iwacu, ayo ni amateka nagiye mpabwa n'inshuti z'umuryango. N'umwe mu bagore bakoranaga muri timu ya mama waje kunyibwira ngo menye uwo ndiwe.
icyambabaje nuko mu byaha byinshi yakoze yaje kwandura sida nayo ikamwica, ariko yapfuye amaze kumbwira bimwe. Ikindi yaranansabye imbabazi mu cyimbo cya mama, kuko araho yamuhemukiye bimugiraho ingaruka ikomeye, ari nayo mpamvu ya Mukantwari ubahagaze imbere. Umugambi w'Imana ntuyoba. Iyo mama adacakaza aho hose se muba murimo muraganira nande? Hereza Imana icyubahiro. Jye naje mu mugambi w'Imana. Haleluya. Mama wanjye ako kazi yakoraga inshuro nyinshi yarahombaga agakubitwa, kuko miriye yari yamaze guhinduka. Imaze guhinduka, umugabo akamukubita amubwira yuko n'ubundi ubwoko bw'abatutsi butagira amaraso, nyamaraso aba ari amaraso avanze n'amazi. Yanze kumvira umuryango, yazanye igikenya, inyatsi. Mama yakoraga cyane kugira ngo byibuze arebe yuko yazanezeza uyu mutima w'uyu mugabo, kuko we yubatse azi ko yubatse, undi amukunda kubera bizinesi. Niho mama yigiriye inama, kuko yakubitwaga kenshi, kandi uyu mugabo yashatse nawe yari igisambo. Abamuhaga imari yarabamburaga, bamwishyuza akabakubita. Mama yiga ubwenge rero bwo gukora timu y'abadamu kugira ngo bajye babasha kurangura, abahereza imari, we nibamwambura basi b'abadamu bamuzanira amafaranga. Baje kujya kurangura ibitenge muri Kongo, kuko mama mu byo akoraga n'ibitenge arabicuruzaga. Ageze muri Kongo abagore baramugambanira, kuko ngo yari yarabatwariye umugabo. Nijoro baryamye bahambura ibaro yiwe, bamenamo urumogi ruhagije. Bageze ku mupaka barongera bararifunga. Bageze ku mupaka, mama asorera ibitenge nk'usoreye ibitenge. Umwe muri babagore asubira inyuma ajya kubibwira abasoresha. Abasoresha abakiragiye babitaga bande? Babitaga rekada, babitaga ba Rujigo. Ni ba Rujigo. Umugore umwe aca kuri mama, agenda abwira Rujigo ati uriya mugore nubwo asore ibitenge ntago ari ibitenge afite, ahubwo yaranguye afitemo urumogi. Umugore agihindukira abwira mama ati aha nuhikura uzaze duhanganire ku isoko ry'umurimo. Banamubwira impamvu babikoze, ko ari uko yabatwariye umugabo kandi yaje kubaneka ari icyitso cy'inkotanyi. Icyo gihe ihohoterwa ryari rimaze gukabya cyane. Murazi neza ko habanje kubaho amagambo mabi no kubita amazina y'inyamaswa, babahindura ibindi bintu, babambura ubumuntu. Mama wanjye nta ruvugiro yari agifite, yahise agenda. Urumva Rujigo yaramuhamagaye. Mama yibuka ko amafaranga yaje kuranguza ari aya nyuma. Umugabo yamubwiye yuko n'ubundi bw'inkoni mama yakubitwaga ntiyashyiraga uturaso ku mubiri, yahoraga yiteguye gupfa kandi yishwe n'umugabo yashatse. Mama urugo yubatse rwari umusaraba, rwari umuruho. Akibyibuka ko umugabo yamubwiye yuko n'ubundi naramuka ahombye amafaranga ari bumwice, ngo yize ubwenge bwo kwita yihindura, ajya gushaka ubucuti kuri Rujigo. Ahita agenda atitaye ku byo agiye kumubwira, ngo aramuhobera. Amaze kumuhobera amubwira kwa kundi ushaka guhobera umuntu ukahita umubwira icyo yashakaga kumubwira, nk'umuntu mbese udashaka ko nandi babimenya. Aramubwira ati aba bagore bangambaniye, bakubwiye ko naje kurangura urumogi, ariko sibyo. Iki gishoro ni icyanyu umugabo wanjye yampaye, yambwiye ko nigihombya ari bunyice, ariko kugira ngo ngwe mu maboko y'umugabo wanjye, nyemera ngwe mu maboko yawe, unsaba icyo ushaka, uyu muzigo ngutahane. Uru rumogi nubwo ntaruranguye, ariko narwo ndarucuruza. Unkorera icyo ushaka cyose, ariko iyi boru yimpenye ishyire umugabo wanjye naho Imana, kuko nintayijyana aranyica. Mbabara kugira ngo ngwe mu maboko y'umugabo nashatse, ngwe mu maboko yawe. Rujigo rero ngarangije harebye mama abona n'ubundi nta kindi ari bumukorere. Abagore bari bamaze kugenda bumva ko bamugambaniye kandi atari buhave. Rujigo asaba mama happiness. Mama aramubwira ati ibyo gusa nimbikora urampa umuzigo. Rujigo ati ndawuguha. Mama ati noneho sindi butahe, turararana buke, kuko n'ubundi bari abagore bagiye bazi neza yuko ntari buva aha ngaha.
Rujigo ngahita abwira abo bakoranaga abasimburaga ba mu gitondo, arababwira ngo mushiki wanjye avuye ikonga ananiwe, mumubikira umuzigo turarara tuganira, ejo nzamutuma ku muryango. Abagore bagenda bazi ko mama bamwicishije. Mama amenya ubwenge cyane, ufite itungo rikakugoboka. Yego kuseka, mwebwe murimo murasambana nta cyabaye, murimo muraca inyuma abagabo banyu nta wabafashe ku ijosi, kandi ibyo byose amaso y'Imana arabireba. Nuseka wibuka ahantu uri n'ibikorwa ufite aka kanya, winginga Imana ibwire ngo mbabare kuko wampaye amahoro nkayatera umugeri. Mama wanjye yaremeye uwo musaraba arawikorera ijoro ryose, buracya Rujigo nta kintu yamutwaye, amuhereza abamuherekeza kugira ngo n'ubundi boro batayimwamburira mu nzira. Ageze igitarama mu mujyi asanga umugabo we nawe baraye bamufunze. Ba bagore bagambaniye mama, abagabo babo nabo bagambaniye papa kugira ngo basigarane isoko. Nuko kugasima bimera nyine, ufite imbaraga arakujegeza agatambuka nawe ukarigita, ariko Imana yo mu ijuru yareka none inzira karengane kongera ikagufata amaboko. Mama arangije abwira Rujigo, urumva uko yahavuye, aravuze ati uyu mugabo nje ngasanga bamufunze, ibyo bamufungiye bamufatanye igihanga, ndamenya bazamufungura ryari. Ese uyu Rujigo ko twararanye kandi ntikinge niba yanteye inda, uyu muryango nsigayemo nzababwira ko iyi nda ari iyande, bwabo bazanyica, nari nkubayemo kubera igitsure cy'umuhungu wabo. Uyu mugabo wanjye nawe nafungurwa agasanga ntwite, kumusobana hirinda nayivanye bizambana imibare. Mama ubwo yari yubatse cyangwa yararwikoreye ku mutwe. Arangije afata baba tipa arababwira ati mugende mumbwirire garafrere wanjye. Ubwo Rujigo arabaye nde? Musaza we, kuko babitse boro bavuga yuko ari mushikiwe. Ati mugende mumbwire musaza wanjye tuko yasanze umugaye bamufunze, ubutumwa wamuhaye arabuhandi. Rujigo arangije yarongera mutuma aramubwira ngo impano wanzane yari nziza, niba nugaruka uzongera ukampa mu masaha 28 arabafunguwe. Mama ati impano nzayikuzanira. Umugabo arafungurwa. Ageze mu rugo, wowe wavutse utese abo duhuje ikibazo pole sana, nge nariyakiriye. Amaze gufungurwa aramubwira ati kamakuru mfite bari abagore bagusize ku mupaka bagufashe, wahavuye ute? Mama wanjye aramubwira ati inkoni nyinshi wagiye unkubita umbwira yuko ndi ikigoryi nkwiriye kumenya ubwenge. Wankubitaga umbwira ngo mbere tutarabana agakino nagakinaga gute, nahikuraga gute. Nakoze trike nakoreshaga n'igihe cyashize tutarabonana. Uyu munsi nabera natetse umutwe urashya. Bamaze kungambana nasanze nta kindi cyo gukora, nemereye Rujigo ko ngomba kumuha ku bintu. Twararanye ijoro ryose kandi nta kintu yantwaye, ibintu byawe nabigaruye kandi n'imari nayizanye. Wayizanye. Umugabo ngo ntiyigeze ababazwa nuko umugore yamuciye inyuma, ahubwo yarashishigajwe no kumenya niba imari koko yayizanye. Ati imari wayizanye? Ati nayizanye. Wayizanye? Nayizanye, tugende nkwereke aho bapusikaga aramujyanye. Mama afunguye ibaro avanaho ibitenge, umugabo arebye masanga huzuyemo buri. Mugabo ati wakina, ati wabera noneho gonga hukoza akantu. Ubwo mpita mbyimagina ko haba celebration. Nta kindi yamuhembye usibye nawe kuryamana nawe, icyo nicyo gihembo yamuhaye. Avuga ati wabera none ntuwe kuba y'umugore, kare kose wagicucu. Baranababeshyeraga ahubwo muzi ubwenge. Ako sagashinyaguro si yica rubozo. Mama ukwezi gushize yasanze yasamye, ntiyamenye niba indari ya Rujigo cyangwa ari ya Nahimana, kuko batasengaga bagiye kuraguza.
iwabo wa papa bari baramuciye kuko yari yaragambaniye umuryango ngo akajya gushaka mu bwoko batari bahuje. Byari icyaha kuri mama n'umugabo yashatse. Bashaka umupfumu ngo yingayinga iwabo, bajyana amafaranga kuko ntibari bayabuze, kugira ngo bamenye iyo nda umugore atwite niba uwo mwana aje ari amahoro cyangwa aje ari isubyo, kugira ngo bamuhereze intsinzi. Umupfumu ateye inzuzi arababwira ati umugore wawe aratwite, ndatera inzuzi rimwe nkabona umwana n'uwawe, kundi nareba nanone nkabona si uwawe. Umugabo ati ibyo ntibikureba ari uwanjye cyangwa atari uwanjye, icyo nshaka ni ukumbwira amakuru y'uyu mwana uje mu muryango. Umupfumu arangije arababwira ati ikintu ndi kubona cyo ni uko uyu mwana ugiye kuvuka. Haleluya! Imana yatumenye kera tutarabisoro, mu nda z'ababyeyi bacu twaturaho amagambo meza, irandikirana sinya. Kuba ibyaguhize bitarakwishe si ukuri umuhanga mu gukwepa, ahubwo ijambo Imana yavuze utari wagira gute, haleluya, utaraba urusoro, iryo jambo niryo rikikurinze kuzageza imvi zibaruye uruyenzi cyangwa ugeze ku mugambi Imana ishaka kugeraho. Umupfumu arangije arababwira ati umva, niba ari uw'umutwe, niba ari umuhanuzi wo mu rusengero ntubimbaze, icyo nshima Imana nuko yahanuye neza. Arangije arababwira ati icyo ndi kubona cyo nuko uyu mwana azaza ameze nk'icyana cy'intare. Uyu mwana ntabwo bazagira, kandi uyu mwana ntago azicwa n'abadayimoni, ntago azicwa n'imbaraga z'abarozi. Urupfu rw'uyu mwana ruzava ku Mana. Kandi uyu mwana nagira imyaka 5, inzozi azajya arota akazikubwira ujye uzubaha, kuko uyu mwana ibyo azakubwira bizakurokora. Icyo mbona cyo nuko mutazatindana. Hari igicu gikubye kandi kibyaye imvura nyinshi. Iyo mvura igiye kugwa izabatwara, umuvu wayo uzabatembana, usibye uyu mwana utazwi igisekuru. Igihe cyarageze barataha, bajya gutanga amaturo kwa nyirarume kuko nabo bari abapfumu. Ubwo urumva niba ari umuryango ufite abapfumu na bugingo n'ubu ntago ari agafu k'imvugo ari. Akigerayo uwo nyirarume amutangiye, ari nawe wamubwiye ayo magambo akomeye ko yagiye gucirira mu nzoka agomba kugenda zikamuryumara bukamusaba, ari igikenya ndetse Imana zabo zamuciye. Ngaramwitegeje aramubwira ngo wabaye ikigoryi imbere, ngo none wemeye kuba inganzwa, ngo ugiye no kurera umwana utabyaye, ngo harya ngo icyo cyana ngo ni nk'icyana cy'intare, ngo ntabwo kizicwa ngo n'abapfumu, ngo ntikizicwa n'abarozi, ntikizicwa ngo n'abadayimoni, ngo urupfu rwarwo ngo uzatuka kumana, ngo ariko ngajye nge, ngo n'ubundi ngo dore imvura igiye kugwa, ngo kandi umuvu uzabatembana, ngo usibye ngo icyo cyana kitazwi igisekuru. Icyo bashakaga kumva bari bacyumvishe baragenda. Ayo ni amateka ya Mukantwari Vestine bahagaze imbere. Bageze mu rugo nta yandi mahitamo bamenye ku mwana atari uwa Nahimana, ariko babigumana muri bo, ariko nyirarume arabisigarana ko iyo ndagu ayiraguye. Kandi niba ari yiragwa ari uwo mu muryango, umuryango wose ubugize gute ubimenye. Namwe muzumva iyo umukobwa yatwise ukuntu mubihwihwisa, mutari mwamenya niba niwayimuteye azamutwara cyangwa kagenzura n'abamaze kugerayo batinze kubyara n'impamvu ko basambanye imeri kanyerera. Imana ijye ibababarira. Buri muntu wese afite igeno rye, ujye woruha kuko uyu munsi ni njye, ejo ni wowe. Niba udafite icyo umara mugenzi wawe mu kigerageza arimo, ntukamusonge. Igihe cyo kuvuka kigeze, papa yabwiye mama ati ndashaka kukwitura ineza wagize. Urumva barakize, mama kwambuka umupaka noneho byaravaviye, nta musoro nta mahoro, yarambukaga uko ashaka akagaruka uko ashaka, boro yayinjizaga uko ashaka kuko yaraziranye nande na Rujigo, igishoro cyari Rujigo. Mama yemera kuruha uyu muruho arengera amagara ye. Igihe cyo kuvuka kigiye kugera,
umugabo aramubwira ati igihe wahereye kirahagije, rekeraho, umugisha nagushakagaho narawubonye, reka noneho ngushingire business uzajya ukora utagenda, ntabwo nshaka ko Rujiga azamenya yuko yaguteye inda, atazanansuzugura. Ikintu nshaka kugukorera nuko uzanyemerera ukambikirira ibanga, Rujigo ntazamenye ko uyu mwana ari uwe, uyu mwana nkazakwitura kumwita izina nkanamukunda nk'igihembo cy'uko witangira urugo rwanjye. Mama abyaye abyara umukobwa, umugabo amwita Mukantwari Vestina. Mukantwari riba igisingizo cya mama cy'uko yabaye umugore w'intwari ntarekura urugo. Ntabwo nzi uko muri iyi minsi barimo barakwita, sinzi n'ibyo bakwitirira, ariko icyo shima Imana nuko ituma tubaho, igatuma na Mukantwari abasha kuvuga ibintu bikomeye gutya, kugira ngo nawe ukuremo ibyawe, ubaye umunyabwenge, wegera Imana, ushaka Imana cyane kuruta uko washaka abantu, kuko Imana igukunda ikuzanira n'abantu. Amen. Uko niko Mukantwari yavutse. Ayo makuru yose ndazamuka ngeze mu myaka 5, byaje kurangira inzozi nkuko bari bababwiye, nge ntabyo narinzi, nkajya ndota papa wanjye yagiye guhiga, nkabona yaciye mu marembo, ariko mu kugaruka agasimbuka igipangu. Wakamenya ibyo mubwiye, gendarmerie zahoraga iwacu kuko yari umuntu uteye ubwoba, yari igisambo ruharwa kandi cyitwaje intwaro. Ibyo Bibiliya igivuga yari igihazi, kimvuka mu muryango utagira ibigwi byiza, ariko nshimira amaraso ya Yesu abasha kutwuhagiraho za karande z'imiryango tukitwa abana b'Imana. Haleluya. Ibyo bimaze kurangira mu myaka, ingeze mu myaka 9 ishyira 10, nibwo bwa mbere papa yaranjyanye gusenga mu kiliziya kwa padiri, hari habaye isakaramentu rya batisimu. Ninje mu kiliziya nibwo nabonaga iriya misaraba ibiri ku bikuta, Yezu kumwe abasohetse amaguru n'ikamba ku mutwe. Ndamubaza nti papa, bari abantu ni uriya muntu ninde? Arambwira ati uriya ni Yezu, ati uriya ni Yosefu, uriya ni Mariya. Ntase Yezu basenga n'uyu nguyu uri ku gikuta? Ati yego n'uyu. Ntisungubiye bamubwiye arabyumva. Uko muzi n'abana banyu ubwabo bakunda kubabaza abana bavuga, nanjye naravugaga, nari umunyamakuru w'umuryango, nge nataraga inkuru. Kandi murumva ko no kuvuga sinsobwa, natangiye kera rero. Igisubizo yampaye, yageze aharandambirwa, arambwira ngo niyo basenga akabumva, bafite uko babigenza bakumvikana. Yansobanuye kibadashi nk'umuntu nyine uri aho udaherukamo, ariko yari yantembereje nko kunshimisha, yanyambitsaga kanzu bita papa arankunda. Ntwaye n'amashikarete kera bahitaga za tofu. Izi shikarete ziriho ubu zari ntazo zo nabonaga, hari udutofu bafungaga mu dupapuro tw'umuhondo, utw'icyatsi n'utw'umweru, ari two twahindutse orbit. Umva ntari wa zamani se. Turagenda turicara, basoma ivanjiri ntagatifu, baririmba indirimbo, harimo nizo nafashe. Bagira mu gihe cyo guhazwa, mbona papa wanjye arahagurutse nawe agiye ku murongo. Ijambo ry'Imana bari bigishije ni rino jambo ryo muri Matayo, amategeko 10 y'Imana: ntukibe, ntugasambane, ntukabeshye, bya yandi yose muzi. Sanga papa ni igisambo ruharwa kandi agiye kurya ukarisitiya. Sanga ati ahora kubita mama, iby'ijambo ry'Imana ribuzanya byose arabikora. Mpita mfata umwanzuro navuga ngo ukarisitiya papa agiye kurya nanjye ndayirya. Ntayo nari narigiye, ariko narayibye. Icyatumye nyiba ni ikihe? Padiri amaze kwigishira ijambo, yaravuze ngo uriye umubiri wa Yezu, yego, ntazaheranwa n'urupfu rwa kabiri.
ngo kandi azongera gusangira na Yezu muri paradizo. Ako kantu se wowe akagotwa? Reka reka, nubwo ntari n'akaw'imihanda ariko ako kamfashe ku mutima. Basenze amasengesho menshi gukora ku kimenyetso cy'umusaraba, bakavuga ishapure: ndakuramutsa Mariya wujine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana arabyara arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusara turabyaha kuri n'igihe tuzapfira. Amina. Inshuro nk'ijana sinabivamo. Bajya kuri Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose. Barayivuga, numva basubiyemo inshuro nyinshi, ndasinzira. Urumva babaga bagize gutya, sinzi niba ariko bakibikora, ariko mbere bapfukamagaho gutya, sibyo, ku ntebe. Aho nkangukiye nsanga bari mu masengesho y'amayibukiro, aho padiri asanze isengesho rimwe niryo nakuyeyo, n'iryo jambo ryo muri Matayo ry'amategeko 10 y'Imana: ntukave mu nzu y'Imana udafite ikintu utahanye. Iryo sengesho yasenze ni isengesho rivuga ngo: Yezu wacu tugirire impuhwe kandi uzigirire n'isi yose. Amina. Ako mba ndagafashe. Yakavuze rimwe, baba bagiye guhazwa, hajyamo za ndirimbo zabo: kuzwa iteka Yezu mwiza, kuzwa n'abakristo bose, bakurate bose, bagushime bose, babimbata zawe mwiza. Suko mujya mufashwa, iyo turiyo biradufasha, twaza tugafashwa, twajya iwacu muri ADEPR, haraje bigenze neza, Imana iraje bigenze neza, ahindura ibyanze guhinduka, tugacinya umudiho. Ahantu byananiye ni ku ikorowani, kuko igiswahili cyanjye ni giki, ariko naho najyayo nuko byinshi ntabyumva. Njyewe ndi umukristo utari umunyedini, aho bavuga Imana hose mukantwara ngize gute? Ndinjira. Ko abantu bose bakeneye ubutumwa bwiza. Ngiye ku murongo, papa wanjye mbona aragiye kuri padiri, yifashe gutya arasamye, bashyize mu kanwa. Njyewe ngeze imbere ya padiri, mbona abandi hirya bateze ibiganza, ikiganza cyanjye cy'imoso nkitereka hejuru y'ikindyo. Padiri ndebye arancira ati: pave imbere wawe. Sinari nzi ko abapadiri nabo bavuga nabi bari gutanga umubiri wa Yezu. Numva sinshizwe, ndabaceremba, nari gato mbaca mu maguru njya ku wundi murongo, nkopera undi mwana wari wahagijwe. Ndebye ukuntu amaboko yabusanyije, akimoso kari munsi yakindyo, ngenda ngafatishije. Ngeze imbere ya padiri hata mbona agateretseho, mba ndagatamiye, kashiriye mu nkanka. Ntiwambaza uburyohe bwako ngo mbumenye, icy'ingenzi nuko nari ndi umubiri wa Yesu. Twaratashye, twageze mu rugo, papa wanjye atangira kuganiriza mama amakuru yaho byari bigeze, ko yabaganiraga afite ikibazo cy'ahantu azabuhisha cyangwa azaduhisha intambara kigiye kuba. Negera abasaza banjye ndababwira nti: ko papa numvishije, urumva niyo babaga bari mu cyumba njye narumvirizaga, ntago ngo namwe murumviriza n'ubu mungana uko. Kimenyimenyi niyo bene wanyu barambitse amatelefone asimwirukira muri message, si amakuru mwamushaka se. Abana benshi barumviriza, nimujya munajya mu cyumba mujye mucana radio ivuge cyane, barumviriza kandi bakumva ibidahwanye n'ubwonko bafite. Numva ayo makuru yose nyashyira abavandimwe banjye. Kumbe musaza wanjye mukuru yarabizi neza ko tutava indimwe kuri papa. Ndagenda ndamubwira nti: Victor, ko bambwiye yuko papa numvise abwira mama ko afite ikibazo cyane azaduhisha intambara igiye kuba, bazatwica, nibaza ko twica tuzahungira hehe, tuzihisha hehe, uzabigenza gute?
njyewe numvishije bavuga ngo hari Yezu wacu ugira impuhwe akazigira n'isi yose, uwo nzamuhamagara azampisha. Mwebwe muzihishaye? Musaza wanjye ati nziruka. Nti niwiruka bazagutema. Numva binjemo ndabimubwira. Murumuna wanjye mutoya ati njyewe nzajya muri toilette, ntiwe bazahita bagutamo. Musaza wanjye wundi ati njye nzurira igiti. Nti niho bazaba bari bacunga ababihishe. Agatoya ko nikari kazi kuvuga. Musaza wanjye ndanye namaza ne kubundi ko bavuga gupfa, ubundi gupfa ni gute? Yankubise umunigo, araniga fresh, araniga masaraza, araniga numva ngiye gupfa, arangije njugunya nka hariya, arangwa ngo nuko bapfa wakigoryewe. Utamugani niba ari uko bapfa bazakwicura umugome. Haceho nk'iminsi 5 ibyo biraba. Ntago yankundaga n'umunsi umwe kuko ari amaze kumenya ko tutari abavandimwe. Igihe cyarageze jenoside iraba, umuryango wanjye wose barawica, mama wanjye baramwica, bakuru be barumuna we barabica, abasaza be n'umwana wa murumuna wa mama. Umuryango wo kwa mama uburazimye. Kantwari ko narokotse, ryajwi nababwiraga abasaza banjye, mbabwira nti hari umugabo bita Yezu ugira impuhwe akazigirira n'isi yose. Badutoje umurongo, urumva badusoye. Iryo joro twavuye kwa nyirarume wa papa, batwimye ubuhungiro mu masaa 5 nibwo interahamwe zaje ari nyinshi. Badutoza umurongo hanze ku irembo ku gafondasiyo. Papa aragiye kubaka igipangu cy'imbere, agapangu ka santimetero nka 60. Noneho uko nabonaga kwa padiri byabaga bimeze, bajya kuduhaza babaga batoye imirongo, na twana twabyinaga tumeze nk'utumarayika, nkabona batoye umurongo. Noneho mpita mbona ni misa igiye kuba. Mboni wacu wenda tugiye mu kiliziya, ariko nkagira ikibazo cy'uko abantu baje mu misa cyangwa kudukoresha misa basa nabi. Mva mu murongo njya gushyira ku murongo abavandimwe banjye kugira ngo tujye mu misa cyangwa turirimbe tumeze nk'uko kwa padiri nabibonye. Mwibuke ko nari umwana w'imyaka 10. Ako kanya nkimara kubatoza umurongo n'amano uko yagendaga agaruka, nkavuga nti igira inyuma kwa padiri na nkigaruka mu murongo, niho numvishije ijwi ritangaje, ijwi ry'umuntu w'umugabo, mbere yuko riza habanje umuyaga. Murabona ka kayaga ko muri Pinusi, Imana igwa mugisha. Murabona wa muyaga uhuha muri Pinusi, ukuntu uhuha harimo n'akantu k'akavugirizo. Iryo jwi niko ryaje, ako kayaga kaje gahuha. Ngiye kumva numva umuntu ankomanze mu bitugu, ampamagaye mu mazina yanjye yombi, arambwira ngo Mukantwari Vestine mwana wanjye. Akimpamagara Mukantwari Vestine, narikanze kuko iwacu ntago ariko bampamagaraga. Nkuko namwe mwagiraga amazina y'amahimbano, mwakuze babita ba Rudomoro, ba Nyirambegeti na ba Nyiramacibiri. Ngiye banyitaga Amatoroshi ko nari mfite amaso manini cyane, kandi n'ubu murabona ko amaso yanjye atari mato. Usibye kubona byibushe, ariko urabona ritari mora. Iri jisho ndi kurambure narakaye, bahita ubinsobanurira neza. Nkireba umuhamagaye, kuko papa wanjye namubonaga imbere aho ngaho, intera hamwe ziyamuhayereze agashoka ngo yice papa, yice mama, ngo na bene mama na bene nyina, ngo nk'inzoka zamuteye
akosora amakosa yakoze ngo aze bakomeze akazi. Ako gashoka bahereje papa ngo atwice kuko mama yari yaratanze ibitambo byinshi. Ikindi yari yavuye mu muryango iryo jambo bongeye kuri mubwira. Arangije aravuga ngo ntago nashatse inzoka, uyu ni umugore wanjye, aba n'abana banjye. Niba munkizanye nabo, mfite amafaranga nayabaha, nimwe twasangiye ibyo nari mfite. Kandi niba munanyica muratwicana. Ako gashoka bamusatuye umutwe n'igituza ndeba kuko yari yanze gukosora amakosa yakoze. Amaso yanjye abireba. Iryo jwi mu kumpamagara navuze ni ninde wundi waba umpamagaye ko papa yaryamye hariya, nta nubwo numvaga ko yapfuye. Ngiye kumva numva ijwi rirambwiye ngo nduwiteka Imana yaremye ijuru n'isi. Ni njyewe wa Yezu ugira impuhwe nkazigirira n'isi yose. Manuwe no kugutabara, nje kugukiza, ariko nawe ndakwica ngo ushyireho ikimenyetso nindangiza nkuzure, kuko mu gihe kizaza uzankorera, uzambwirira b'icyo gihe ko ndi Imana itamenyerwa. Uzabambwire ko ndi Imana yimana amazi agakama kandi nayatanga kubika isi. Uzabambwire ko ndi Imana ishyira ikuzimu kandi ngakurayo. Uzabambwire yuko ndi Imana ihana kandi ndi Imana itanga ubugingo. Irangije irambwira ngo ngiye kukwereka uko umuntu apfa. Dore iwanyu barapfuye kandi bararimbutse kuko bapfukamiye izindi mana mu maso yanjye. Ibi mbivuga nk'umukozi w'Imana. Irambwira ngo uhereye aka kanya wishimire ko amazina yawe nyanditse mu gitabo cy'ubugingo, kandi icyaba cyose ubugingo bwawe ndabubitse. Uzankorera kandi uzazenguruka isi yose uvuga kugira neza kwanjye. Abazumva ibyo uzababwira nzabaha umugisha. Uzababwire ko nkunda abantu banjye, ariko abana banjye bacyaha nk'umubyeyi. Irangije irambwira ngo cunga imbere yawe abo bicanyi. Fata abo bantu ko bari ku murongo, ugende usunika ujya mu mwanya we. Nurangiza dore mama wa ahantu ari bamaze kumwica, bura yapfuye. Mama wanjye bamusatuye inda ndeba bamuca umutwe, igihimba barabitandukanya. Cunga abo bantu bose, nurangiza ugende uryame munsi ya mama wawe, kandi uhite wiyorosa ririya kanga rye mu mutwe wawe kugira ngo amaraso ari kuva mu muhogo atakujya mu mazuru. Kandi ntutinye, ndi kumwe nawe. Ngiye kukwigisha umuntu uhereye uyu munsi kugira ngo uzabone uko mbwirira abantu banjye. Narabikoze, ndagenda ndyama munsi ya mama, nitwikira ikanga rye nk'uko ijwi ribimbwiye. Barabishe bose ndabyumva ko babarangije, ariko uko nakaryamye ndyamira akantu kibuye. Hari ukuntu uryama mu ruserebuye hakaba harimo akantu kibuye kameze nk'icumu cyangwa nk'ihwa. Neguka gatoya ngo ndikuremo ngira ngo interahamwe zamaze kugenda. Negutse gato numva ifirimbi irongeye iravuze. Ikintu numvishe mizitaka ryinshi cyane. Numva mbaye nk'umuntu uguye mu rwobo. Numva ndi kugenda nyenga nk'akantu k'isaro, ariko nkumva ubwonko buracyahari. Buriya umuntu ari muri koma aba yumva ariko atavuga. Ibyari bimaze kumbaho, bari bamaze kunjomba inkota yo mu bikano. Mpindukira abona ibikano byanjye uko bimeze. Uru rutugu iyo nashyizeho iriya furari, uri kubona, uri kureba, iki kintu ubwacyo urabona ko cyagombaga kugarukira ku mutima. Ahantu nari ngeze naravugaga ngo none se
umugabo, kuko numvaga ari ijwi ry'umuntu w'umugabo, umugabo napfuye, ni ukubapfa, nanjye napfuye. Iryo jwi riranyihorera ntiryansubiza, ahubwo numva ni nk'ikintu cyansikamiye ku mugongo. Aho ndi hashize nk'iminota 30, kwaciyemo umwanya munini cyane, numva rya jwi riragarutse rirambwira ngo umva Mukantwari, papa wawe agiye guhirita, nawe uhirite. Uko bagiye babica bakurikirana ati na mama we nahirita nawe uhirite, naceceka nawe ugire gute, uceceke. Nize guhirita ntabizi, Imana irabinyigisha ndabimenya, kuko intera hamwe zagendaga zijya ku gutwi zikumviriza ko umuntu yapfuye neza. Mukantwari ndahirita, numva ndabishoboye, ndahirita biremera, mama cecetse nanjye ndaceceka. Aho hantu kuhabyuka habaye imbaraga z'Imana. Uku kuboko neguye ngo mvanemo ibuye, dore ukuntu kumeze. Abonye ukuntu bakugize, ni uko bahise bakugira. Ubu iki kiganza cyanjye ntago cyarambuka ngo kirengaha. Izi ntoki ebyiri zarapfuye kuko imitsi yazira zikagwa muri iki cyobo, ariko kuko uru rutoki n'uru n'agahera ari bizima, nabitoje gufatanya n'izi ntoki ebyiri kuko ziracyariho kandi nazo zigomba kubaho kuko nyirazo atarapfa. Nazitoje kuba inshuti, niyo mpamvu mfata mikoro ukagira ngo ni kuzima. Murihangana ko n'ubundi bihe twinjiyemo ni ibihe by'imbeho, ni ibihe byo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe Abatutsi 1994. Impamvu bimba mbivuze, wowe uri urubyiruko, uri umwana, 94 ntiwari uhari, ariko uyu munsi kuko ari ingaruka mwaka, ukwiriye kumenya amateka y'igihugu cyawe, ukazamenya n'indangagaciro uzatoza abazagukomokaho, kuko uri umunyamahirwe yo guhitamo icyo ugomba kuba cyo. Kandi dushimira n'Imana yafashije abari ingabo z'igihugu, inkotanyi, bakabasha kutwunamuraho icumu, izuba rikaturasira. Uyu munsi tukaba dufite urumuri rw'ihumure. Haleluya. Ahangaha intera hamwe zimaze kugenda, ryajwi ryaragarutse rirambwira ngo byuka wicare. Ubuhamya bwanjye nabwiye ko nta butanga bwose ngo mburangize, ndavuga agace kamwe dusenge twitahire. Ni ibice 7 mbuvuze amezi 6 butarashira, kuko njye nibuye nasitayeho ndarivuga, kuko naho nasitaye impfunira n'ubu ntiharakira. Aho hose mpereka abana banjye nkababwira ngo bana banjye munyemerere muzambere ibihozo, basi naho mama aryamye ajya abona ko Mukantwari nabaye intwari. Ikindi mbivuga cyane nkomeje kugira ngo mbwire abanyarwanda, mbabwire ngo mwibuka aho Imana idukuye, muzirikana aho itujyanye, mwe kuba abanyamurengwe ngo musinde amahoro mukora ibyaha bisage, ahubwo nimwiyunguremo agatege, mwibuke na ba bandi bamennye amaraso kugira ngo uyu munsi tube turiho, tubahesha agaciro ikivi batushije tucyuse, kuko twebwe turacyahumeka. Imana idufashe. Ijwi rirambwira ngo byuka wicare kuko ngiye kukwigisha umuntu. Naregutsa biranga kuko umutwe wari wagiye. Iki gikanu murabona ubu cyaregeranye, urutirigongo habuze gato ngo rutagarane. Negutse byanze, urumva akaboko kari kamaze kugenda. Numva ryajwi ni nk'umuntu uje afata imyenda. Twari tumaze kwambara robe de nuit, abana b'abakire cyangwa abana b'abasirimu, mbere yuko barya bakora douche bakambara amarobe de nuit kugira ngo nibamara kurya bajye kugira guti
kuryama baranabidukubitiraga tukanabyanga, none ubu nabuze akanya ko kuryama. Birangiye numva ni nk'umuntu ufashe kakarobe donui aranyicaza, iri josi kuritwara kuryegura ngo rihagarare gutya byari byanze. Numva iryo jwi n'ubukana bukomeye irambwira ngo witeta, ibihe uhagazemo birakomeye. Numva ni nk'umuntu ufashe umutwe ahita awukebanura gutya, hita imbwira ngo komeza uhagarare gutyo, umutwe ntiwongere kubuja, utware gutyo, nujya kureba inyuma ujye uhindukira gutya, nibikunanira uhame hamwe kuko n'uri ntabyo uhindukira ujya kureba. N'igitsure gikomeye. Birangije itambwira ngo fata iyo robe duno akaboko kamwe kamanure kavanemo, nugeza hasi uwo mushumi uwufatishe muri iki kiganza, ukuboko kwawe gukomeze kunagane uku nguku. Ibyo narabyibwirijwe n'iryo jwi. Inkotanyi zaje ku munsi wa gatatu, ubwo zari zimaze kugera mu Ruhina zije gutabara bari Kabgayi, aho nanjye niho natabariwe. Inkotanyi 3 zirahagera ntarapfa. Haleluya! Ndashimira Imana yadushyiriye abamarayika mu nzira ikadushyiraho n'utubuye two kwambukiraho. Inkotanyi 3 zingeraho, umubiri wanjye waratangiye gushenguka, ibikona byariye mama ndeba, imbwa zaryaga abavandimwe banjye ndeba. Ba bantu baje gusahura hajemo bene wabo wa papa, baraza bafata umupapa bamujyana mu nzu, basasa matera murambika muri saro, hamubwira ngo reka bira bikenya biribwe n'imbwa. Numva ndebanya mama wanjye imbwa zimurya ndeba, nkajya mfata igitenye nka Kenya ngo byuze n'izinde bazibone ko ndi mukuru, zimpunge zirabyanga, waravuga ngo zikagenda kuko nundi zabaga zarahaze. Umunsi wa gatatu nta kintu naryaga, ibyari bihiye abaje gusahura b'abaturanyi babiriye ndeba, barabimara nta na kimwe bansigiye. Umuceri wari usigaye bawumanika muri etajeri. Niba ntemere guhindukira gutya nemere kugira gutya buriya. Imana yigisha kwishi, yacishije mu buribwe bwari bukomeye, ariko ndashimira Imana ko mukantwara ngihari. Haleluya! Ndashimira Imana ko mukantwara ngihari. Inkotanyi zamvanyemo aya masasu, nta binya byabagaho, nta serumu zabagaho, bambaze numva, bankuzamo imikasi muri ibi bitugu mureba, bajya kuvanamo isasu ryari ryahagamyemo, kukoza bakozaga wumva. Nararize umwuka uhera mu nda, aho ngarukiye uwitwa Peter arambwira ati mukantware umbabarire, nkubabaje ngukiza, ubwo wakugize gutya kubazaga kwica. Arangira ambwira ngo uhereye umunsi ntuzongere kurira, n'igihe kizaza ntuzongere kurira, hato utazarira mu maso y'ukurenganya. Ku munsi wa gatatu bene wabo wa papa baje gusahura iwacu, bari bamaze kubona yuko mpari, banga kuntwara kuko amakuru bari bafite ko ntari uwabo. Ku munsi wa gatatu baza kureba ko nanjye napfuye, bahahurira n'inkotanyi. Inkotanyi zitazibwira umugabo wari uje gusahura, n'imbumburi yamaze kuzizirika, n'inkweto zanjye yazinkuyemo, yaziziritse mu mufuka ngo nazo azazigurishamo make, ngenzi ibirenge. Ziramubwira ati wari umujyanye he? Atuje gukora icyanga ngo nanije kureba ko abavandimwe banjye bakiriho, namenye ko babisha. Ati none umwana wari umujyanye he? Ati mujyanye iwacu, tugende utwereka aho umujyanye. Kumbi niho ubuhungiro bwari bugiye kuboneka, ubutabazi buraboneka. Mpura n'amasenge, umwe nawe bavugaga ko yabyawe, uwo mukecuru yamubyaranye n'abatutsi, ababazwa n'urupfu rwa mama, ambonye angirira impuhwe, arambwira ngo sinakwihakanura amaraso yanjye, niwe wafatanyije n'inkotanyi kunyoza. Umuri wanjye waratangiye kuzamo inyo, bashyushya amazi baranyoza, kunkuramo kagakanzu kwari ukogosha n'urwembi. Nshimira Imana yanyijije kanseri y'ibi bintu mubonye, maze imyaka 3 bisebe byaranze gukira.
rya jwi ryansanze hahandi ryandokwe niryo ryongeye kuhansanga, rirambwira ngo ninjye muganga wakuremewe kugira ngo nkuvure indwara abaganga batabasha kugukiza. Nshimye Imana ko ndi muzima uyu munsi, imbaraga ndazifite. Haleluya, komera Imana amashyi. Kubaho ni Yesu, ntukihebe. Imana ikigufite mu biganza byayo nta kintu uzaba. Uyu muryango nawubaye munyicira kurwara nkinda, baranshinyaguriye bishoboka, bakajya banyibutsa ko mama ari umuzimu muri bo, bakumbura ngo kureba mama uko yasekaga, bakambwira ngo bakumbuye igitwenge cya mama, ngo kandi mu kanwa kanjye ni nka ha mama, ngo watwemerera ugaseka, ngo tukareba ko umukazana wacu tumukumbuye. Nkajyaho nkaseka, nkagerageza kuyanika yose ngo bayabone ko mama yasekaga. Byibuze numvaga ko ari akantu keza bibukiye kuri mama, basi ko mama afite akantu kazima bamwibukiraho. Nkaseka, nkatamana, najya kumva nkumva mukecuru ari kokomoye n'ibicashwe bivanze n'irijundikano by'ibitabi, nkabumba umunwa byangeze mu kanwa, akahita yifata yigira nk'umuntu ufashwe n'ihungabana, abana bakaba bari hafi bakaba baramufashe, ngayiwe ngo Kanita ntiyigeze apfa we, ngo umuzimu warataturimo, ngo umuzimu, akigira nk'umuntu wahungabanye. Nkarira nkarara ubusa, ari ibyo bashakaga. Igihe cyaje kugira mbavamo, ibyo ni bikeya mvuze. Hari naho banjyanye muri bya bitereko byabo bya Nyabingi, bajya kumurikira izo mana zabo ngo zihane mama. Njyewe bangirire nabi ku buryo ngo mama hari azajya areba akicuza icyatumye nsiga ku isi. Banyuhagiriye ku gituro cya nyir'urugo, banyuhagira mu kijyo ari nyogokuru bikoze, baranzinze baramanika. Ngiye kimwe ndyamanye na nyogokuru antwara Suve Toma, ndyamye nsinze mbyutse nsanga ntayo nambaye. Mu gitondo nabyuka ndayihiga, twararaga ku rutara kera murabyibuka babaye mu ntara, mvanaho ibirago n'imisambi, aje arambwira ngo sinirwe mvunika imbeba zayintwaye. Igihe cyaje kugera, imigenzo yose maze kuyirangiza, yamanitse hejuru y'urusenge imyaka myinshi. Ngeze mu myaka 16, ryajwi nibwo ryagarutse rirambwira ngo ishuri wigiraga muri umuryango rirarangiye, giye kukwigisha ubuzima bwo hanze kugira ngo uzabone ibyo umbwirira abantu. Umunsi nabunanaga imitungo y'ababyeyi banjye, icyatumye banyanga cyane bagashaka no kunyica. Hari n'igihe bafashe abasigajwe inyuma n'amateka, barababwira ngo bajye bagenda basensibiliza yuko ndwaye sida, nabohojwe muri jenoside bakantera sida. Bitewe n'ukuntu bari baranyumishije, bigeze bampa inyama, nyogokuru ampa inyama ku rujyo ngo nzigende nzitereke imbere y'urutara, kumbe yararimo kunyigisha uko baterekera. Ngeze imbere nzivanamo ndazirya mpatereka isupu. Nazitoraguye inyama zo mu cyaro kera baziryaga rimwe mu mwaka kuri Noheli, sibyo? Siko byari bimeze. Rero urumva iyo nyama yari imboneka rimwe, ntago nari kujya kuyitereka ku rutara, yari nk'intongo imwe n'undi bashwanyaguzemo utuntu twinshi. Nafashemo rimwe kira mu kanwa ndahekenya, ndajyana amatereka isupu. Nsohotse mukecuru arinjira, numva arimo kubyina umudiho ashimira abakuru ko bakira igitambo, kumbi yabikoze abizi, kuko ibyo bari barakoze byose byari byaranze kumfata, kuko igisekuru cyanjye kitari kizwi. Impamvu utapfuye wasanga nawe igisekuru cyawe kitazwi. Iyo mugenda mwivuga muvuga seve zanyu, ukivuga ibisekuru, ubu bwira uramuzi. Hari igihe urimo kwibwira uwakubuze. Mugire discipline. Hari wigeze yavuga ngo umunyarwanda ngo iyo umubajije ikibazo nawe kubaza impamvu, nta yindi n'utwo twose tuba twirinda. Ndashimira Imana yankijije abadayiboni bo muri uwo muryango. Ndashimira Imana. Igihe kimwe umunsi najyaga kuba mayibobo, hari mu ijoro naratsindiye iyo mitungo y'iwacu, bamaze kwanzura yuko iyo mitungo ngomba kuyisubizwa, yari hagaze agaciro ka $38,000. $38,000 za 2005 ni amafaranga menshi cyane. Igihe kimwe Imana irambwira ngo ndagusaba kugira imbabazi, bababarire nubwo bakubabaje, nshaka kuzakugirira neza ku buryo nta muntu n'umwe uzabyiyitirira.
irangije irambwira ngo none se mwana wanjye ko bamaze kuvuga kuri Kinyendaro uramara gutwara iyo mitungo uraba utari igisambo, si yawe, zibukira nzakugirira neza. Naje kugira imbabazi no amadosiye ndacyayabitse, narababariye pe, narababariye rwose, narababariye ndemera mva muri uwo muryango. Ariko iryo joro nabahayemo imbabazi ari naryo joro rya nyuma naharaye, barangambaniye kugira ngo banyice. Saa 7 z'ijoro ryajwi riragaruka, Imana yacu ntigisinzira. Haleluya, Imana yacu ntigisinzira, itubereye maso. Uhumure, hari igihe wicara ngo ukumva ngo ihembe rigujombya aha, ukumva ngo ikindi kigusumbanyije umutima, ukumva ngo umwambu nibishaka bizakubitira icyarimwe, niba atari ryo gare ryawe bizakubera ishimwe. Umucuranzi naza ncurangire. Umucuranzi yatashye, ngwino ncurangire mbaririmbire indirimbo imwe nsose. Haleluya, haleluya. Ndashima Imana yamvanye ku biro 35 ndi umukobwa w'imyaka 25. Nakoze ubukwe mfite ibiro 40, nubwo nari nabaye munini bikomeye. Ibi bintu byose bankoreye uwo munsi Imana indokora. Iryo joro nibwo marayika w'Imana yasanze arambwira ati Mukantwari Vestina byuka wagambaniwe. Bari bamaze igihe bandaranya n'inka, ndara mu kiraro cy'inka, kumwe inka bazizirikaga muri saro, nanjye nkasasa hanga bakayizirika kirekire, bashakaga ikintu cyanyica bakica iperereza. Ariko inka yari inshuti yanjye, inka yanyijije 3. Ubwa mbere data wacu umwe wanyakanye mu rukiko akavuga yuko ndi Kinyendaro, mama yari indaya. Yahengereye bagiye guhinga, azaje kunkubita umuheni nari ndimo ndatindururira inka. Nkibona igicucucucu kuko si ubwa mbere yari umugome, yigeze yanafungirwa kwica. Urumva rero kuba ari njye nta nari gatoya, kwari nko kumira ubugari. Nkimubona mpungira munsi y'inka, cengera munsi y'inka, urumva nari gatoya. Inka narayikukiraga, ninjye nayikamaga nkayisasira, nkayikorera buri kimwe, nkayicanira, nkayikuyakuya. Inka twari inshuti. Hamwe amata bajyaga kuyama bakavanga n'amazi ngo banyereke ko bampaye amata menshi. Kubera kwa kwiheba inka nkayikamira mu gisambu kuko nari nararwaye bwakiyumisha. Hari igihe najyaga gusaba amashunushunu, umuntu wigeze yanywa amashunushunu hano arahari se? Uzi kugenda n'agakombe mu ntoki, ugenda kwa runaka aho ihene yabyaye, amashunushunu se ntabwo muzi ko avura bwaki. Ugenda n'agakombe, mwaramutse? Ni matarashi narinje gutwara amashunushunu. Rimwe na rimwe nkasanga baracyaniryamiye, rimwe nza kureba ukuntu bayikama. Nagenda nkasanga bamaze kuzisohora ngo zitaganga mu nzu, nkayisanga aho bayiziritse, nkayikamira aho ngaho, nkahita nanayamwera agakombe nkagatwara nya nitahiye. Ndashimira Imana, haleluya. Impuhwe ntagiriwe n'abantu, nazigiriwe n'amatungo mbaho. Imana yacisha aho ishaka ukabaho. Imana yacisha aho udatekereza. Ibi musenga mukavuga ngo Mana igira inzira zirenga 1000, abandi bacanganyukirwa ngo Mana igira inzira zirenga imyenge ya supanete. Iyaba wari ubizi ntiwakwiheba. Ntukabifate nk'igipindi cyangwa nka pirate. Mukantwari nundeba ubone ko Imana izura. Mwami Yesu we ni wowe wera, mu byaremwe byose nawe uhwanye nawe. Naje mbabaye uranyakira, naje naniwe Yesu we urampumuriza.